Yesu nashimwe abakunzi b'Urukundo Gatatu TV, muraho murakomeye. Ndaramukije abanyarwanda, barundi, ndaramukije abatanzania, nukuri abantu bose bumva inyigisho ndabashikiriza. Uwiteka Imana n'abagiye neza. Uyu munsi ndabazaniye indirimbo iri mu gitabo cy'Ikinyarwanda. Indirimbo ivuga ngo niboneye urukundo rw'umukiza. Amen. Ndiza neza ko nawe ubwo rukundo urubona. Urarubona aho ugenda hose. Uryamye urarubona, mu kazi kawe urarubona. Kandi urabona ibyo rumaze kugukorera. Nanjye ndarubona misi yose. N'ubu ngubu kandi ndarubona. Amen. Niboneye urukundo rw'umukiza. Ni nomero ya 4. Ni indirimbo y'Ikinyarwanda. Ndashimira abantu bose bashayiringa video ndabashikiriza. Uwiteka Imana nabaha umugisha. Kandi ntabwo muri ko murakorera ubusa, Imana izabahemba. Reka twiririmbire runo rukundo rw'umukiza. Amen. Turirimbe mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze ufashwe nanjye fashwe. Amen. Mbese dufashwe twese. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro, nirishigwe hejuru. Turirimbe. Niboneye urukundo rw'umukiza. Urwo rukundo nirwo runezeza. Afite izina ryiza uwo wankunze. N'Imana Data n'Umwana we Yesu. Nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo. Nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo. Ngenda imbere yawe ndi umwana muto. Icyo nkwiriye n'ugufashwa rwose. Mu bintu byose mu kubaho kwanjye. Mu gihe ngiragizwa muri iyi si. Nkomeza Mwami singende njyenyine. Umbe hafi mu rugendo rwanjye. Nkomeza Mwami singende njyenyine. Umbe hafi mu rugendo rwanjye. Iyo ngusabye Yesu kujya iwanjye, ubwo mba nshaka ko wamara ubwoba. Nge munyabyaha umfata unkomeze, kuko nshidikanya sinkora ibyiza. Sinkikora ibyajyaga binezeza. Ubu nkora ibyo ntikoresha. Sinkikora ibyajyaga binezeza. Ubu nkora ibyo ntikoresha. Niboneye urukundo rw'umukiza. Ari we wanshunguje amaraso ye. Ayo maraso sayo mu bitungwa. N'amaraso y'Umwami Yesu Kristo. Yarukiranuka mu bisi bose. Ageza watanga ubugingo bwe.